mubiri. Hariho abahamagariwe gutanga serivisi zo mu mubiri, hakaba n'abahamagariwe gutanga serivisi zo mu mwuka. Buri muntu aremwe afite ikimana imuremeye n'ikimwoherereje mu isi. Buri muntu wese afite umumaro, afite icyo yaremewe abagomba gukora gitandukanye n'icya mugenzi we. Aho rero igisubizo ni kirero, Imana ishaka ko abantu bayisenga mu mwuka no mu kuri. None rero sa kuyisenga mu mwuka ntabwo harimo produce uvuga ngo wayisengera iwawe, kuko n'ubundi Imana ntabwo iba mu nyubako z'abantu. Ziriya nsengero bafunze ntabwo ari z'Imana ibamo. Imana iba mu muntu. Nkunze kuvuga ko ubundi umuntu ni umwuka si umubiri. Umubiri ni nk'inzu umuntu aturamo. Noneho sasa uvuga ngo bishatse kuvuga ikirere, ngewe umwuka utuye mu nzu yitwa umubiri. Niba ngiye gusenga Imana mu mwuka, ni umwuka wanjye uzamuka ugahurira n'Imana muri icyo kirere cy'umwuka, nkavugana nayo. Nigiye kunsubiza, hari abantu bibwira ko Imana isubiza mu buryo bw'ibifatika, nuko udasobanukirwa imikorere y'Imana. Nubundi Imana igiye kugusubiza igusubiza mu mwuka. Ntabwo ushaka kugusubiza mu buryo bw'ibifatika. Ntabwo wavuga ngo Imana ngo Mana mpinzu ngo yiterure yivane mu ijuru pa yigukubita imbere. Ntibibaho. Izayiguha mu mwuka, kubwira mwana wanjye ndayiguhaye. Ni wowe sasa ukimara kumenya ngo Imana yamaze kumpa inzu, ndayivana mu mwuka gute nyizane mu bifatika gute. Noneho rero hariho utarota, hariho uterekwa, hariho n'utumva ijwi ry'Imana. Noneho wowe uterekwa, wowe utumva ijwi ry'Imana, wambwirwa n'iki ko Imana yamaze kuguha cya kindi wayisabye. Yego. Noneho sasa uwo muzimu, wenda nk'umuzimu wa sogokuruza, niba yaragiye aterekererwa, tuvuge iso mu gihe yari ari hano ku isi, yaterekereraga sogokuru wawe, amuhamagara mwambaza ati mubyeyi 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 mubyeyi. Nuvuga ngo uwo ngo mu isi y'umwijima, uwo waterekerewe ahinduka umudayimoni, ahinduka umuzimu. Noneho uwo muzimu, kuko uba ugenda umurikirwa umuryango, muri uko kumwambaza akamwambaza amumurikira abana yabyaye, avuga ati bana banjye mubahire, abakobwa banjye mubashyingire. Noneho rero usa mu isi yawe y'umwuka, niba waragiye umurikwa mu ruhande rwawe, iso yaragiye akumurika cyane, cyangwa bamwe mu muryango bakumurikira abazimu. Ni ukuvuga ngo nubwo uba warakiriye agakiza mu buryo bw'umwuka, warakejejwe mu buryo bw'umwuka, ya mizimu n'ubundi ikomeza kugiraho access. Niba koko umuntu aba yaravutse ubwa kabiri, ukijijwe neza, ukarwara indwara iso yarwaye cyangwa sogokuru yarwaye, izo twita za karande. Ni karande? Ubundi icyo nicyo cyitwa karande. Nuvuga ngo rero nta kindi, karande ni umuzimu w'umuryango uba warateje ikibazo. Noneho se ni gute uwo muzimu kugira uburenganzira bwo kuguteza ya ndwara y'umuryango? Nuvuga ngo nuko hagati yawe n'uwo muryango haba hakiri connection, uba utarasohoka neza mu muryango, mu isi y'umwuka. Nturamenya, wowe uzi ko gusa gukizwa ni ukwihana ibyaha, ukabarirwa ibyaha, basi ubugingo ukaba bufite. Ariko ntuzi ko mu isi y'umwuka hari ibishobora kukuburana, kuko buri imizimu n'ibiki icyo ishinzwe ni ukubabaza abantu hano mu isi bifite imibiri muri iyi si. Niba ninjiye mu isi y'umwuka, nshakisha ivode ninde mu mwuka. Iyo nshakishije ivode ninde mu mwuka nkamufata, nkunze kubisobanura nkavuga nti buriya no kugira ngo umuntu akuvume bikunde, nuko aba yabanje kugushakisha mu mwuka akagufata. Hari ibintu tujya twita ngo amahembe, ngo umuntu bamuteje ibihembe, bamuteje iki. Biriya byose umenye ni amashitani. Ni amashitani umuntu ahamagara, yamara kuyahamagara, noneho nawe akabanza akakumva mu mwuka, yaba kubona cyangwa kumva mu mwuka, agahita gusunikira dayimoni. Dayimoni akayitongera mu izina ry'ihembe. Noneho ikintu kikaza pa. Ko mu isi y'umwuka umuntu ashobora kugusunikira ikombora, kugukubita ikombora kabisa. Umuntu ashobora kugukubitisha inkuba. Izi nkuba ujya wumva ngo zakubisa abantu, ntabwo ari inkuba nyankuba. Ari amashitani aba yatongerewe mu rwego rw'inkuba. Gusa gusenga ntabwo ari ugupfa guhurutura amagambo. Paulo yaravuze ngo nkubita ibipfunsi simpusha. Bisaba kugira ngo umenye aho werekeza isengesho. Mfite kibazo ki, mboshywe mu buhe buryo, kuki mboshye, byaciye mu zihe nzira. Ugasanga bamukoreho ubufindo,
abakozi b'Imana batandukanye bamukura tekinike ugasanga babasize amavuta mu bitsina ngo ubwo babohoye, abandi babatumye imisatsi nyine twatuntu twa hano, abandi babatuma amakariso ngo baratwika, ugasanga babakobwa imigenzo ya gipfumu na gikoniko, ugasanga bongeye kubamurika batabizi. Ubwami bw'umwijima ntibutandukana n'imihango n'imigenzo. Niba mwebwe abareba kino kiganiro, niba uzi ko hari imigenzo yagukoreweho runaka, ahantu bavuga ati simbuka ibi nibirenga naha, hari n'abantu bavangiwe, yego, bavuga ngo bataburura amarozi, ibyo by'ubwese amarozi bundi wayatabura urute. Aba bose ubona bataburura amarozi, bamwe barabayagendana, ahubwo bari abarozi. Nongere mbisubiremo, kuko imyuka ze wayitaburura gute? Rega uburozi ni imyuka. Nkaho cya kindi bavuze ngo nagahu batabye mu muryango ngo batabye ngo bashyize mu nuze, ibyo ntacyo bivuze. Nta kintu bivuze biriya. Ntacyo bivuze. Umuntu uzabona agendera muri iyo migenzo n'imihango avuga ngo agiye gutaburura, ngo agiye gutegura, menya ngo uriya muntu n'umurozi. Ahubwo isengesho ririhagije, operasiyo y'isengesho, atari operasiyo yo kuvuga ngo ndaza ngo ncukure, ngo ndaza nkore ibikorwa runaka aho ngaho. Operasiyo y'isengesho, dukora mu operasiyo mu mwuka mu buryo bwo gusenga. Satani afite imbaraga mu bwami bwe. Niba yarazamuye Yesu, biraba ngo aramuzamura amugeza ku gasongero k'urusengero, ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana simbuka. Mu yandi magambo Yesu yisanze ari kuzamuka yurira urusengero paka yisanga hejuru mu kirere ku gasongero k'urusengero, ngo aramufata aramuzamura. Wowe urinde Satani atafata ngo azamure? Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzanigishimo mu birori cyose tuba. Yes, reka nanjye gusoza aho dukurikiye nibyo yaciye bakomeye cyane kuvuga ku mwanya nk'uyu nguyu. Tugushimiye ko warahisemo iyi channel. Kuri kamera turi kumwe na Pasiteri Justus. Nishimiye kongera kukwakira Pastor. Urakoze cyane. Gihari yaciyemo igihe kirekire kinini kabisa. Twari poteje niko abaswahili bavuga, ariko twapotereye imbere y'Imana. Amina. Twarafashe ibyemezo byo kwitsimba nyine tukajya mu buhungiro mu bwisho bw'isumba byose. Wari wihisha? Twari turi mu bwisho bw'isumba byose. Biri avuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'amababa y'Uwiteka. Aho niho twari turi. Ku muntu utumvisha ibyo ushatse kuvuga mu bwisho yakumva ko wari wihishe koko. Mu bwisho bw'isumba byose. Ni hehe? Ni mu mwuka. Ni mu isi y'umwuka. Hari ukuntu umuntu apotereye mu isi y'umwuka, ukibera mu isi y'umwuka, ukavayo ukaza ugakora ama operasiyo yawe mu isi bifite imibiri, ukongera ukisubirira aho ngaho nyine. Ni ukuvuga ngo hari ama operasiyo umuntu akora, ukaba hari ahantu ubarizwa wibereye mu isi y'umwuka ugacomokayo. Na Yesu yarabivuze ngo umuntu ni ingerembo, uzinjira muri nge azakizwa, nasohoka abona urwuri. Hari ukuntu rero uba winjiye ahantu gutyo ugapoteya, nyuma byangombwa igihe kigagera ugasohoka. Ubu twasohotse rero twagarutse. Ibyo twavanye mu rwuri nibyo tuje guha abantu. Twari tumaze iminsi mu rwuri nyine. Ubu tuje guha abantu rero ibyo dukuye mu rwuri. Niba wari uri mu bwisho bw'isumba byose, ukaba hari amakuru guhaye ngo tuzanire, urumva ibintu ari amahoro. Reka noneho tubanze twiragize Imana tubone kwinjira mu kiganiro neza. Turagushimiye Data twese, umuremyi w'ijuru n'isi, umugenga w'ibihe n'iminsi. Tuguhaye icyubahiro Uwiteka Imana Nyiringabo kuko uragikwiye. Amasaha nk'aya tugushimiye ko ngiye kutugeza kuri kamera z'Isezerano TV. Izina ryo nirihabwe icyubahiro, izina ryo nishyirwe hejuru.
tuje imbere y'amaso yawe tugusaba favor yawe kugira ngo itumanukeho, ubuntu bwawe butumanukeho, ikiganiro tugiye gutambutsa, ijambo ryawe tugiye kuvuga, ubutumwa bwose waduhaye tugiye gusohora, turasaba kugira ngo ntaba ari twe ahubwo Uwiteka ufata akanwa kacu uvugane n'abantu badukurikiranye, kugira ngo buri wese uri uduteza amatwi kandi utureba abashe gufashwa n'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye umucyo wawe mwinshi kugira ngo tugote hano turi, kandi umucyo wawe ugote abaduteza amatwi ndetse n'abatureba, byose bibuka ushaka no kushima nk'uko wabiteganyije. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Amen. Pastor avuga uti nari maze iminsi wari uri gusenga muri make cyane. Yego. Muri iyi minsi wari warabuze nibwo haje ibintu by'ifungwa ry'insengero ritujuje ibisabwa. Kuri wowe nyuma yo icyo kibaye gukora umurimo urabona byoroshye? Gukora umurimo nyuma y'ifungwa ry'isengero, gukora umurimo ho mu ruhande rwanjye mu buryo bw'umwuka biranyoroheye, wenda mu buryo bw'umubiri nibwo bitakoroha, ariko mu mwuka biroroshye, kuko n'ubundi uyu murimo duhamagarirwa ni umurimo umuntu agomba gutanga serivisi zo mu mwuka, kuko iyo utanze serivisi zo mu mubiri, nyine ni izo mu mubiri, hariho abahamagariwe gutanga serivisi zo mu mubiri, hakaba n'abahamagariwe gutanga serivisi zo mu mwuka. Buri muntu aremwa afite ikimana imuremeye n'ikimwoherereje mu isi. Urabona hano turi mu ihema rinini cyane ririmo ibintu bitandukanye, ririmo ibikoresho bitandukanye, ariko buri gikoresho gifite umumaro wacyo. Niko no mu isi y'Imana imeze, buri muntu wese afite umumaro, afite icyo yaremewe aba agomba gukora gitandukanye n'icya mugenzi we. Hari abahamagariwe rero gutanga serivisi zo mu mwuka. Bahamagariwe gutanga serivisi zo mu mwuka, n'ubundi ntabwo ibyo byabavuna igihe bari mu mwanya wabo. Nge rero ntabwo mvunika kuko ni serivisi ntanga mu mwuka. Cya kindi wumva mu mwuka ukagikura mu mwuka ukaza ukagiha abantu. Wagiha umwe, wagiha babiri, wagiha batatu, wagiha 100, wagiha 10,000, 10, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo nkomeje kuba mu mwanya wanjye nahamagariwe kubamo. Umwanya rero Imana yampamagariye nkomeje kubamo, nubwo wenda mu buryo bwo gutanga za serivisi ari bwo buhindutse, ariko umurimo urakomeje. Umurimo urakomeje. Tujya mu mwuka tukumva mu mwuka ikimana itubwira, cya kindi tubwiye tukaza. Niyo wagiha umuntu umwe umenye ngo icyo nahamagariwe ndagikoze, niyo wagiha abantu 3 umenye ngo icyo uba warahamagariwe ubugikoze. Rero hagati yawe n'Imana ni ukuvuga ngo biravuga ngo umukozi wese akwiriye guhembwa. Byanga bikunda Imana izaguhemba, kuko n'ubundi ukiri mu mwanya wawe, cyangwa se ukiri mu cyo wahamagariwe. Ni ukuvuga ngo rero mu ncamake nagusubiza yuko yego insengero zarafunzwe, ariko nta nubwo mvuga ko insengero zafunzwe, hafunzwe amahema y'ibonaniro aho abantu bahuriraga, hafunzwe inyubako nizo zafunzwe, ariko urusengero nyirizina nta mwana w'umuntu warufunga. Na Yesu yaravuze ngo igihe kirageza abwira uriya mugore hariya muri za Yohana mu gice cya 4, uriya mugore azabwira Yesu ngo abantu baravuga yuko twebwe tugomba gusengera ni Yerusalemu, abandi bati ni kuri uyu musozi. Yesu aramubwira ngo mugore nyizera, kuko igihe kigiye kuza rwose ubwo abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, ngo kuko abo ari bo data ashaka ko ari bo bamusenga. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni ukuvuga ngo bamusenga bamusengerahe. Niba Yesu yaravuze ngo igihe kirageze cy'uko basenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kuko abo nibo data ashaka ko bamusenga. None niba insengero zarafunzwe, wakwibaza icyo kintu zazindi abasenga barasengera hehe Imana? Aho rero igisubizo ni iki rero, Imana ishaka ko abantu bayisenga mu mwuka no mu kuri.
none rero sa kuyisenga mu mwuka ntabwo harimo produce uvuga ngo wayisengera iwawe kuko n'ubundi Imana ntabwo iba mu nyubako z'abantu ziriya nsengero bafunze ntabwo ari z'Imana ibamo Imana iba mu muntu ikaba ndetse ikabera hose icyarimwe nivuga ngo nta hantu wavuga ngo ngiye kubakira Imana iziture muri iyo nzu yibemo ntibibaho nta nubwo bizigira bibaho nta nzu wabona wakubakira Imana kuko n'ijuru bwaryo ntirikwirwamo niko bibivuga nkaso noneho akazu wakubakira Imana ntiwayubakira inzu hariya naho abantu bahurira rero aho ngaho harafunzwe ariko urusengero nyirizina ntabwo ushobora kurugira gute kurufunga urusengero nyirizina ruba mu mutima w'umuntu mu mwuka w'umuntu noneho rwaba mu mwuka w'umuntu niyo Mana uburyo tuyisenga mu mwuka duhurira nayo mu mwuka ngewe umwuka ari ngewe nkunze kuvuga ko ubundi umuntu ni umwuka si umubiri ni nk'inzu umuntu aturamo noneho sasa uvuga ngo bishatse kuvuga ikirere ngewe umwuka utuye mu nzu yitwa umubiri niba ngiye gusenga Imana mu mwuka ni umwuka wanjye uzamuka ugahurira n'Imana muri icyo kirere cy'umwuka nkavugana nayo nkayigezaho ibibazo byanjye nkayigezaho ibimbangamiye n'ibinzite byose nkayibibwira ariko nkayibwirira mu mwuka si mu mubiri kuko ntiwayibonesha amaso y'umubiri iyo Mana namara gusabana nayo n'ubundi nayo imsubiza mu mwuka nkayumva umwuka wanjye ukayumva ikavugana nanjye nigiye kunsubiza hari abantu bibwira ko Imana isubiza mu buryo bw'ibifatika ni ukudasobanukirwa imikorere y'Imana n'ubundi Imana igiye kugusubiza igusubiza mu mwuka ntabwo ushobora kugusubiza mu buryo bw'ibifatika igusubiza mu mwuka Imana yisabye inzu ejo ukaza gushima ngo Imana yaguhaye inzu ntabwo yagusubije mu buryo bw'ibifatika iyiguhera mu mwuka mbega ibintu byose bitangirira mu mwuka umva Yesu ukuntu yavuze ngo Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwiye niwo mwuka umwuka niwo utanga ubugingo umubiri ntacyo umaze none Imana igiye kuguha iguhereza mu mwuka yanzu niba ujya imbere y'Imana kuvuga Mana mvana mu bukode ndakwinginze nkura mu buzima bw'ubukode maho kurambika umusaya iyi Imana igiye kuguhereza no kuvuga ngo izakuvuga ngo ndayiguhaye biravuga ngo musabe muzahabwa iguha mu mwuka muri wowe none ukizera ko yanze Imana yayiguhaye none sasa ugahaguruka ugakora hari igihe gufungurira inzira z'icyo ugomba gukora cya kindi ugomba gukora ikakiguheramo amahirwe ikakiguheramo umugisha ukazisanga noneho inzu yubatse ntabwo wavuga ngo Imana ngo Mana mpinzu ngo yiterure yivane mu ijuru pa yigukubita imbere ntibibaho izayiguha mu mwuka kubwira mwana wanjye ndayiguhaye mu gihe cyo kuyiguha ni wowe sasa ukimara kumenya ngo Imana yamaze kumpa inzu ndayivana mu mwuka gute nyizane mu bifatika gute pastor aho hantu rero ni naho abarokore dukwamira ako kantu mvuze niho abarokore dukwamira kudasobanukirwa ni gute nakwakira inzu mu mwuka nkayikura mu mwuka nkayizana mu bigaragara mu mubiri ko Imana itanga mu mwuka erega n'aba bantu wumva ngo bajya kwa Satani bakora n'imbaraga z'umwijima nabo Satani abahereza mu mwuka ntabahe bifatika ntabwo ashobora kujya kwa Satani ngo Satani amubwire ngo nguhaye inzu ngo inzu bazi ujye kubona ikizu nabo ni mu buryo bw'umwuka bayibihabwa mu mwuka ariko baba bafite amahame yo bagenderaho kugira ngo bagere kwa bya bindi n'Imana rero nuko nguko nuvuga ngo iguha mu mwuka inzu tuvuge urugero ugiye imbere y'Imana ukabibwira ngo Mana mpakazi mu buryo bw'umwuka iyo ugahawe ku muntu umaze kumenya imikorere y'Imana uzi no gusenga neza urabimenya ko wagahawe ahubwo wenda wambaza ngo nabwirwa n'iki ko Imana amaze kumpa akazi kataraza mu bifatika nuvuga ngo iyo usenga tuvuge ugasenga utangiye gusenga ubwo sinzi impamvu Imana yishatse ko tuvuga kuri ibi bintu ubwo wasanga ari nabyo utangiye usenga uvuga ngo Mana ma akazi nkingurira imiryango mbona akazi ukamara iminsi usengera akazi ufite ubabaye ufite agahinda kako kugira ngo umenye ko kakazi wagahawe hari urwego ugeramo kumva mu buryo wa mubabaro wari ufite wako kazi urashize
niba wasenganaga akababaro ugasengana, ubwo ndavugana n'abantu wenda bataragira ubuntu bwo kumva ijwi ry'Imana, wenda ngo rimubwire, abakiyoborwa no kwizera, kuko hari abantu turatandukanye. Hari umuntu uba ugeze mu rwego rwo gusenga kumva ijwi ry'Imana rimubwira, hakaba n'undi udashobora kumva ijwi ry'Imana ariko akerekwa cyangwa akarota Imana kugira ngo imenyeshe ko imuhe amakuru ko yamaze kumuha kakazi yayisabye, ikamurotesha akabibona mu nzozi cyangwa akabyerekwa. Noneho rero hariho utarota, hariho uterekwa, hariho n'utumva ijwi ry'Imana. Noneho wowe uterekwa, wowe utumva ijwi ry'Imana, wabwirwa n'iki ko Imana yamaze kuguha cya kindi wayisabye? Yego. Nuvuga ngo intimba wasenganaga n'agahinda wasenganaga ku bwa cya kindi wayisabaga, urasenga ukumva wa mubabaro urashize. Yes, icyo gihe nuvuga ngo bawumviswe n'icyo wifuzaga Imana iba yakiguhaye. Ntabwo uba ugomba kongera ngo wongere ugende wongere usubiremo rya sengesho uyihate, icyo gihe bayumvise. Igisigaye rero buriya mu buryo bwo gusenga igitangaje, hari n'igihe Imana ishobora kohereza igisubizo direct. Yego. Cy'inzu wasabaga inzu, umugisha w'inzu, ubwo Imana mpumugisha w'inzu, Imana ikohereza umugisha w'inzu, ntumenye ko waje, ntubimenye. None uzaza aho ngaho ni uzasabwa kugira gute imbaraga zo gutitiriza. Tuvuge urugero, Daniel yatangiye asenga ashishikazwa no gushaka mu maso h'Imana kubyiyerekwa ari yagize, ashaka kurisobanukirwa no kumenya iby'iryo yerekwa, ngo afata iminsi 21 amara igihe asenga. Mu minsi 21 ijambo riratubwira ngo ku munsi wa 24 nibwo marayika yamugezeho, aramubwira ati ugitangira gushishikazwa no gushaka mu maso h'Imana yawe, amasengesho yarumviswe, ni nayanzanye. Ariko ukomeje gusoma ibyanditswe amubwira ngo ariko mara iminsi 21 yose mu bami b'Ubuperesi, niko marayika yamubwiye, mu bami b'Ubuperesi ngo bambuza, ngo hanyuma marayika Mikayeli wo mu bantu bawe aza kuntabara. Hari umuntu ashobora gutangira sengera ibibazo bye kwa kunda bisengera bitewe n'ikirere aherereyemo. Ubwo amwe mu makuru nari maze iminsi nigishwa n'Imana nayo arimo, ubwo ntangiye kuvuga ku by'Imana yari maze iminsi nyigisha. Yari maze inyigisha ndi muri ubwo bwihisho nyine bwisumba byose, kuko iyo turi imbere y'Imana neza, usenga neza, umwuka wera arakwigisha. Noneho rero igihe noneho sasa muri cyagiye utangiye gusenga bitewe n'ikirere uherereyemo, n'umwuka ukontorora cya kirere cyawe, wa mwuka ugatangira ibisubizo ntibikugereho. Ninde uzana ibisubizo rero? Urumva Imana ni umwami, yo ntikora nk'umwami, ahubwo ifite abitegeka, ikababwira ati mugende. Mu ijuru hari abamarayika buriya bararutanwa, baba mu nzego, nk'uko ubona hano ku isi abasirikare barutanwa. Mu ijuru nuvuga ngo hari abamarayika bashinzwe kurwana intambara z'Uwiteka, wavuga ko ari nk'abamarayika b'igisirikare cy'ijuru bashinzwe kurwana intambara zo mu ijuru. Hakaba abamarayika bashinzwe kuzana ubutumwa hano ku isi, harimo n'abo ngabo bamanura ibisubizo by'amasengesho. Marayika gatumwa ngo shyira igisubizo runaka cy'icyo yasabye. Marayika rero wawe ashobora kugutumwaho azanye igisubizo cyawe bitewe n'amasengesho yawe makeya, cyangwa n'igihe waba wacitse intege ntuzi ni ikiri kujya imbere mu isi y'umwuka yawe. Reka mvuge ibi bintu, buriya buri muntu agira isi y'umwuka yiwe biterwa nuko uba warayiteguye. Isi y'umwuka nuvuga ngo hari isi y'umwuka yawe y'ibifite imibiri, hakaba n'isi y'umwuka yawe ku giti cyawe itagaragara. Noneho mu isi yawe y'umwuka ushobora kuba ukombatwa n'imizimu ikomeye. Iyo tuvuga imizimu ni ubwoko bw'abadayimoni cyangwa se bw'abamarayika b'umwijima, ariko bafitanye amasano n'imyuka y'abapfuye b'abakurambere. Noneho sasa uwo muzimu, wenda nk'umuzimu wa sogokuruza, niba yaragiye aterekererwa, tuvuge iso mu gihe yari ari hano ku isi yaterekereraga sogokuru wawe
amuhamagara mwambaza ati mubyeyi 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 mubyeyi. Nuvuga ngo uwo ngo mwisi y'umwijima uwo waterekerewe ahinduka umudayimoni, ahinduka umuzimu. None uwo muzimu kuko uba ugenda umurikirwa umuryango, tuvuge iso wawe yaraterekereraga, agaterekerera ahamagara uwo mukurambere cyangwa sekuru we wapfuye akamwambaza. Muri uko kumwambaza akamwambaza mumurikira abana yabyaye, avuga ati bana banjye mubahire, abakobwa banjye mubashyingire, mumpe guhirwa mu byo nkora. Mwisi y'umwuka uwo musogokuru ahinduka umuzimu, ntago abakiri nawe ni umuzimu. Hari umumarayika w'umwijima umwambara, uwo mumarayika w'umwijima rero ni witwa umuzimu. None rero usa mwisi yawe y'umwuka niba waragiye umurikwa mu ruhande rwa iso yaragiye akumurika cyane, cyangwa bamwe mu muryango bakumurikira abazimu. Ni ukuvuga ngo nubwo uba warakiriye agakiza mu buryo bw'umwuka, warakejejwe mu buryo bw'umwuka, ya mizimu n'ubundi ikomeza kugiraho access kandi warakijijwe cyane, paka kugeza igihe wowe uzaca mu masengesho twita deliverance yo kwibohora. aho rero ngira ngo abantu niho batumvikana neza, aho hantu abantu badasobanukirwa mu bintu by'ama deliverance, ugasanga barabicanga barabivangavanga. Nawe wibaze Yvode, ni gute waba usenga by'ukuri niba koko umuntu aba yaravutse ubwa kabiri, ukijijwe neza, ukarwara indwara iso yabyaye yarwaye cyangwa sogokuru yarwaye, izo twita za karande. ni karande ubundi icyo nicyo cyitwa karande. Uvuga ngo rero nta kindi, karande ni umuzimu w'umuryango uba warateje ikibazo, ukagiteza umuntu wo mu muryango ukomokaho, ariko cya kibazo umuzimu ugakomeza ugikwirakwiza no kubakomoka muri uwo muryango. None se ni gute uwo muzimu kugiraho uburenganzira bwo kuguteza ya ndwara y'umuryango? Nuvuga ngo nuko hagati yawe n'uwo muryango haba hakiri connection, ubu utarasohoka neza mu muryango mwisi y'umwuka. Nkuko Imana yabwiye Aburahamu ikamuga ngo yewe Aburahamu we, siga inzu yawe n'inzu, siga inzu ya so n'umuryango wawe, nkwereke igihugu. Mu mwuka uwo muntu aba atarasohoka, mu mwuka bakibarizwa muri wa muryango. Mu buryo bw'umubiri abantu baba mubona nk'uwakijijwe kandi koko aba yarababariwe ibyaha, ariko mu mwuka kugira ngo atarasohoka muri cya gihugu neza mu buryo bw'umwuka, kugira ngo asohoke muri cya gihugu rero cyo mwisi y'umwijima, kuko urumva aba yarakuza amurikirwa n'imiryango isekura. Wenda tuvuge wowe uri umwana wanjye, njyewe ndi papa wawe, ariko njyewe nizerera mu bakurambere. Mu gihe ngiye guterekerera abakurambere mbambaza ngo bamfashe, nkakumurika wowe Yvode, havuga nti n'agahungu kanjye n'umuhungu wanjye Yvode mu mufashe, n'umuhungu wanyu ndamubahaye. Urumva ndimo ndakumurikira sogokuru, wenda niwe nizereramo ko ari waza kuntabara, ariwe muzimu nterekerera. Uko nkumurika rero, kuko ngiye urumva ngo ufiteho access, ndi umwana wawe, ngufiteho ubutware, ngufiteho ubutware. Mu gihe nkumuritse ikuzimu hariya barakwakira, uwo muzimu urakwakira, waramanutse ikuzimu urakwakira. Noneho rero igikirageze wowe Yvode wakiriye agakiza, ariko nturasobanukirwa ibyo bintu. Ubyibuka ko biravuga ngo muzamenye ukuri nimuguma mu ijambo ryanjye, biravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenye ukuri, kandi ukuri kuba baturi. Wowe Yvode rero none uracyafite ubumenyi bukeya bwo gusobanukirwa iyo si y'umwuka. Nturamenya, wowe uzi ko gusa gukizwa no kwihana ibyaha ukabarirwa ibyaha, basi ubugingo ukaba bufite, ariko ntuzi ko mu isi y'umwuka hari ibishobora kukuburana, kuko buri imizimu n'ibiki icyo ishinzwe ni ukubabaza abantu. Hano mu isi bifite imibiri muri iyi si, kubabaza abantu, gutoteza abantu. None iyo mizimu kugira ngo igutoteze kugira access, niyo ngingo nyine izivuga ngo naramumurikiwe. Uyu Yvode naramumurikiwe, simuvaho, namuhawe na se. Muri make mufiteho uburenganzira. Yes, kuko baramumpaye. Noneho wibuke biba bimeze mu mwuka, hari nkaho haba ibintu bimeze nk'imanza. Niyo mpamvu nabiri ivuga ngo nimuze muburane imanza zanyu zikomeye muri Yesaya. Nuvuga ngo rero sasa utarinjira mu rukiko mu isi y'umwuka, utangire kudekarara ubuzima bwawe no kwibura no kuburana, utangire kwihakana iyo mizimu, uce muri deliverance. Ko deliverance nyine ni ukubohoka, amasengesho yo kubohorwa.
ibi bintu ngeyo mbivuga hari abantu babyumva cyane, hari abantu babyumva ni gute ngiye nakuroga kandi warakiriye agakiza, kandi amarozi yose ikitwa amarozi yose agenda ni imyuka mibi. Noneho sasa niba kuko warakiriye agakiza, kuki abantu barogwa, kuki abantu umuntu ashobora kugushika akaguteza impanuka ikakwanura rwose, umuntu akagutanga igitambo ari umukozi wa Satani, akagutanga igitambo ikuzimu ikakwakira ko uwo muntu agapfa. Biba byatewe n'iki rero? Nta kindi abo bantu mu isi y'umwuka, nuvuga ngo nge niba ninjiye mu isi y'umwuka nshakisha ivode ninde mu mwuka. Iyo nshakishije ivode ninde mu mwuka nkamufata, nkunze kubisobanura nkavuga nti buriya no kugira ngo umuntu akuvume bikunde nuko aba yabanje kugushakisha mu mwuka akagufata. Ibuka Barama ajya kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli, mbere na mbere Imana yahise ituma marayika imutangirira mu nzira. Bigaragara ko iyo yemererwa kurekura umuvumo wari kubafata, ariko marayika agira gute? Aritambika. Noneho hari abantu bavumwa muri iki gihe ugasanga wenda nta marayika wabitambitse. Ubwo niba hari umuntu gutongera uhora akuvuma mu mwuka wowe utabizi ko hari umuntu ukohereza ugusunikira imbaraga z'umuvumo, ahora kumurika ku myuka abakurambere, avuga ati runaka myuka abakurambere, babyeyi mumufate, babyeyi mumuhane. Ntabwo ujya ubona biriya bya Sarongo ajya agaragaza avuga ngo arahana umuntu. Nuko abantu badasobanukirwa n'iki kibaye. Nuguhamagara umuzimu, bibaye ari ukuri abikora, nuvuga ni umuzimu ahamagara ukaza ukakwinjiramo, wakwinjiramo ugasanga umuntu yikubisa hasi atangiye kwigaragura, ni umuzimu. Ariko none nuvuga ngo rero sasa ubaye uri umunyamwuka, nuvuga ngo icyo cya kizimu kikaza kikakugaragura kikagukubita hasi, ubaye uri umuntu uzisi y'umwuka nyine wo muri kote y'Imana, uwo muzimu ntago yagushobora rwose. Nta hantu wagucengereramo, nta n'ahantu waguhera. Ariko kubera ko mu mwuka uriyo uba wakubiswe, aba yahanwe, nuvuga n'ubundi aba yamukuriye akamubona mu isi y'umwuka, akamubona mu gice cyabo nyine. Mu mvuga mu isi y'umwuka n'ubundi abamubona muri yasi y'umwijima yabo, iyo wenda uwo mupfuma bakoreramo. Noneho ya wa mupfuma akoreramo iyo agushitse agashika wowe, agahamagara wowe akakumva, ashobora gusunikira. Hari ibintu tujya twita ngo amahembe, ngo umuntu bamuteje ibihembe, bamuteje iki? Biriya byose umenye ni amashitani. Ni amashitani umuntu ahamagara, yamara kuyahamagara noneho nawe akabanza akakumva mu mwuka, yaba kubona cyangwa kumva mu mwuka, agahita gusunikira dayimoni akayitongera mu izina ry'ihembe. Noneho ikintu kikaza kikagusatura, ukumva ikintu kigukubise mu gatuza kirakamennye. Bamwe bati hariho abashobora kwibwira ngo ni umusonga, hariho abashobora kubaza ngo ni ibiki, kumbe usunikiwe igikombora cy'igihembe. Ko mu isi y'umwuka umuntu ashobora kugusunikira ikombora, kugukubita ikombora kabisa. Umuntu ashobora kugukubitisha inkuba. Izi nkuba ujya wumva ngo zakubisa abantu, ntabwo ari inkuba nyankuba, ari amashitani aba yatongerewe mu rwego rw'inkuba. Noneho yatongerwa akamanuka mu rwego rw'inkuba, akaza akanura agomba kwanura. Ibi bintu wumva ngo ni impanuka, ndagushika, namara kugushika nakumva mu isi y'umwuka uhereye nagutambiye igitambo, nagutanze nyine. Nuvuga ngo ariko sinshaka kugutanga ngo wakirwe igihe mu mwuka batakubona. Nuvuga mu isi y'umwuka mu gice cy'ikuzimu ubugaragara, kandi bakabona yuko koko wenda birashoboka ubugingo niba ufiteho access ubugingo bwawe, ariko mu mwuka mu gice cy'amaraso y'umubiri wawe bakabona bagufiteho access, kuko ukomoka kwa runaka mwene runaka. Kandi uwo mwene runaka uwo ngo yakoreye Satani anapfuye amanuka ikuzimu, amanutse ikuzimu mu isi y'umwuka, nko kubona imiryango yubakitse ku isi. N'ubundi mu mwuka imiryango irakomeza. None rero kuko wumva aka kantu ivode mu isi y'umwuka, uko ubona mu isi bifite imiryango ikomeza, ukabuzi ngo mukuru wanjye atuye aha, undi atuye aha gutya na gutya. No mu isi y'umwuka niko mu gice cya kuzimu imiryango ikomeza. None rero umuzimu w'umuryango wa wundi waterekerewe cyane, niba bagushitse, ngewe ndi umupfumu gushika. Niyo mpamvu umupfumu mwiza cyane uzi gupfumura abanza kubaza amazina yawe, uyereye ukivuga izina ahita amenya mu isi y'umwuka. Bwo yasi y'umwuka aterekerera abahamagara, ahita imenya ngo uri mwene runaka wa runaka. Noneho sasa basanga niba kuko wowe ivode ukibarizwa muri iyo si,
nawe ubwawe wenda ukiyumvamo ya myuka y'abapfuye wikiterekerera cyangwa se wenda utanazi ko n'ibyo bintu bibaho utaranasobanukirwa n'uburyo bwo gusenga direct n'isi y'umwuka ahita kubona yakubona agahamagara wa muzima akawugusunikira ugahita ugufata. Ariko ku muntu wasenze neza agaca muri deliverance barashika ntibamubona bahamagara. Noneho ngarutse muri biriya byanditswe bya Baramu ajya kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli, ubyibuke atangiye gushaka kuvuma Imana yahinduye ururimi rwe, yajya kwatura umuvumo akatura umugisha. Kandi wibuke n'impamvu yo kuvuma kwe, Baramu yari yamubwiye ati mvumira ubu bwoko kuko bundusha amaboko ndebe ko nzabasha kubunesha. Nuvuga ngo umuvumo utera umuntu gutsindwa, kunanirwa. Nicyo bishatse kuvuga umuvumo ugutera guferinga. Niba washaka gukora mariage bitewe n'imbaraga z'umuvumo. Nora umuvumo, imivumo iratandukanye. Hari umuvumo wa kirozi, hakaba umuvumo w'umuryango, hakaba noneho n'umuvumo wa Satani nyirizina, hakaba n'umuvumo w'abakozi b'Imana. Asubaho hakaba n'uw'Imana cyane. Ntabwo uzi Elisha avuma bari abana bamutukaga ngo n'umunyaruhara, hanyuma muri uko kumutuka agategeka amadubu akaza akabarimbagura. Reka tuva ngaho, ntabwo urasoma Bibiliya ngo ubone nuza avuma Iyeriko. Joshua arwana akavuma Iyeriko, akavuga ngo uzubaka inkike zaho azapfusha umwana w'imfura. Noneho nyuma y'imyaka 400 hakaza wagerageje kubaka inkike z'Iyeriko agapfusha umwana. Ibi byanditse ntabwo urabisoma, umuvumo rero ubaho. Nuvuga ngo ijambo rirekuwe. Buriya hari abantu badaha agaciro ikitwa ijambo, ubundi mabi urekurwaho. Noneho ijambo, umuvumo, ijambo iyo rusotse mu kanwa k'umuntu rihinduka umwuka ugenda ubungagira uzerera mu kirere. Iryo jambo rero iyo risotse rihinduka umwuka. Yesu yavuze ngo amagambo babwiye ni wo mwuka. Iryo jambo iyo risotse, niba umuntu akaba yavuma runaka, wenda akavuma runaka akavuga ati runaka aragapfa adakize ndamuvumye. Nuvuga ngo iryo jambo risotse rigenda ari umwuka rizerera kugeza rikazazerera ko wa muntu kugeza igihe apfiriye adakize nk'uko rya jambo. Nuvuga ngo rero ninde ushyira mu bikorwa iby'iryo jambo ryasohowe? Ni abadayimoni, nibo baza bagasohoza iby'iryo rya jambo riba ryatoye kwa wa muntu, kugeza igihe haje umuntu ufite amavuta y'Imana, ufite n'ubushobozi mu mwuka, umaze uzi isi y'umwuka nyirizina, ufite ubwenge n'ubumenyi bw'isi y'umwuka. Azaza avuge ati mpagaze mu butware nahawe, nafuta ndahanagura buri jambo ribi ryose watuweho, akureho umugisha nuko ngo kuwubona. None se pastor, ku muntu wenda ushobora kuba yikekaho ko ibyo bintu ashobora kuba wenda yaravukiye muri iyo miryango wenda iterekera yigize gute, akavuga ati ko biri kose ashobora ko hari ibintu bingendaho, akaba yarakijijwe, ariko wenda ntagire ntuze kuvuga ngo ajye gukoresha deliverance, ahubwo akavuga ati nanjye ko numva afite ubushobozi bwo kwisengera, niyo nshaka mfata iminsi 7 wenda niyirize, ntabwo yasenga ibyo bintu bikamuvaho. Afite ubumenyi mu mwuka, afite ubwo bumenyi, urumva, afite ubwo bumenyi mu mwuka. Si ugusenga bisanzwe se? Birava ngo Yesu, abigishwa begiriye Yesu, bavuga ngo databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yabyigishije abigishwa be. Abantu benshi bibwira ko basenga, yego barasenga ariko ntibazi gusenga. Aramutse azi gusenga pana byo gupfa kuvuga gusa. Gusenga ntabwo ari gupfa guhurutura amagambo. Paulo yaravuze ngo nkubita ibipfunsi simpusha, bisaba kugira ngo umenye aho werekeza isengesho. Mfite kibazo ki, mboshywe mu buhe buryo, kuki mboshye, byaciye mu zihe nzira. Ibyo byose, ibyo rero wagira ubuntu ukabimenya ukabisobanukirwa, yes wakwisengera. Ariko se nk'umuntu utabizi, kuko ari n'abantu baba baboshye batabizi. Niyo mpamvu reka nkubwize ukuri, ku muntu butaraciye muri deliverance neza, niyo waba wuzura umwuka ka gihumbi, niyo waba ukora ibitangaza ka gihumbi, umupfumu yakwitumye mwiza, ndavuga mwiza, umupfumu yakwitumye mwiza, cyangwa umurozi mwiza, icyo yashaka gukora yakigukora. Niba ari impanuka iguteza, azagutangaho igitambo bikunde, kuko agakiza kawe kaba karagarutse ku bugingo. Ubundi agakiza ka mbere yego ni ubugingo,
ariko kugenda urushaho gusobanukirwa ukamenya yuko kagomba no kukubohora mu mivumo ya karande. Ukamenya yuko ugenda urushaho gusobanukirwa no kumenya ukamenya yuko kagomba kukubohora mu ndwara z'umuryango no mu bibazo by'umuryango. None rusasa no kuvuga ngo rero ubwami bw'umwijima icyo bukora iyo wamaze kubucika mu buryo bw'ubugingo butangira kugushakishiriza mu buryo bwo mu maraso y'umuryango. Urumva icyo kintu evode mu buryo bwo mu maraso butangira kugushakishiriza mu maraso. Niyo mpamvu biriravuga ngo niyo mpamvu tudafite uwo dutekereza dukurikije amasekuruza ngo nubwo Kristo ariko twamutekerezaga ngo ariko siko ubu tukimutekereza kuko iyo umuntu yari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya ibya kera babyibagiranye. Noneho sasa urumva ko Kristo ubwe ku giti cye hari ababanje kumutekereza bakurikije amasekuruza. None rero iyo Satani aguhiga n'abapfumu baguhiga n'abarozi baguhiga bo ntibaba kureberera muri uwo Yesu uvuga bakureberera mu masekuru turukamo mizimu y'abapfuye uri myende nde na runaka bayenese basogokuru be bakoze ibiki bakora iki bakora ibindi. None sasa ku muntu wamaze kuvuka ubwa kabiri akimenya kuko birevuze ngo uwavutse ubwa kabiri ahinduka icyaremwe gishya atangira gukora process y'urugendo rwo kwitandukanya n'amasekuru akomokamo mu buryo bw'umwuka. Iyo niyo tujya twita rero deliverance. Deliverance rero kuyikorera ku muntu nibyo koko nkuko bivuze ku muntu ufite ubumenyi weze ibyo mwuka gasobanukirwa ijambo ry'Imana yayikorera yabisobanukiwe n'umuntu ubumaze gukura mu bumana. Ntabwo ari buri wese ariko ku muntu utarabisobanukirwa utarakura abakeneye ubizi ubimukorera. Noneho rero hari ibibazo ngenda mura nabyo ugasanga ari nk'abantu baje ngiye kumukora nka deliverance ngo musengere ugasanga bamukoreho ubufindo abakozi b'Imana batandukanye bamukora technique ugasanga babasiza amavuta mu bitsina ngo ubwo bababohoye abandi babatumye imisatsi nyine twatunu twa hano abandi babatuma amakariso ngo baratwika ugasanga babakobwa imigenzo ya gipfumu na gikonikoni ugasanga bongeye kubamurika batabizi. None kandi nibamenye yuko umwuka wa Satani ntutandukana n'imigenzo n'imihango. Iyo dusomye Abefeso igice cya 2 Evode sinzi niba waba ufite telefone yawe wadusomera aho hantu ukabyumva neza. Abefeso igice cya 2 wumve Abefeso mu gice cyaho cya 2 ubwami bw'umwijima ntibutandukana n'imihango n'imigenzo. Niba mwebwe abareba kino kiganiro niba uzi ko hari imigenzo yagukoreweho runaka ugacibwa nk'indasago kano kanya ukabura umunyamasengesho usenga uri umuhanuzi uri umuvuga butumwa wakoreho baguciye indasago ugendana indasago ngo wagiye kwivuza ujya kwivuza mu bavuzi bagukorera imihango runaka bagutera ibintu by'ibyatsi ahantu bavuga ati simbuka ibi nibirenga hanaha hari n'abantu bavangiwe yego bavuga ngo bataburura amarozi ibyo by'ubwesiko amarozi ubundi wayatabura urute aba bose ubona bataburura amarozi bamwe barabayagendana ahubwo bari abarozi. Nongere mbisubiremo bamwe mu bakozi b'Imana bivugisha ngo barataburura ibintu barataburura amarozi baragira gute na hafi ya bose na abakozi ba Satani kuko imyuka ze wayitaburura gute rega uburozi ni imyuka nkaho cya kindi bavuze ngo nagahu batabye mu muryango ngo batabye ngo bashize mu ntuze ibyo ntacyo bivuze ntacyo bivuze. Umuntu uzabona agendera muri iyo migenzo n'imihango avuga ngo agiye gutaburura ngo agiye gutegura menya ngo uriya muntu n'umurozi ahubwo akorana n'imbaraga zikuzimu ukorana n'imbaraga z'umwuka yohereza ijambo bigasenyuka atagombye kuvuga ngo agiye kumva. Hari umumama wamamagaye kuri telefoni ndamusengera arambwira atari ko se ko hari ahantu batabye igihanga cy'ihene mu murima wanje nisura hazi nti ati se ngende ngitabure ntikihorere nabone kihorere ndasenga maze gusenga abone ngiye gusenga ndasenga maze gusenga none ukihorere kirabifumbire muri umurimo none se ubu ntiyeza si bisanzwe se nta ibyo byo aje ibintu byo gutaburura ujye umenya ngo abo bantu nabarozi ubwabo
none se wigeze ubona Yesu ajya muri ibyo ngibyo? Wigeze ubona abigishwa se bajya muri ibyo? None se suko nta barozi bari bahari se? Bari bahari mu gihe cya Yesu, baruta n'abiki gihe cya none. Niba mu gihe cya Mose hari abapfumu n'abarozi, akubita inkoni hasi nayo igahinduka ibikeri, yakubita inkoni hasi igahinduka inzoka, uribwira ngo urumva abo bapfumu imbaraga bari bafite? None se ko muri icyo gihe cya Yesu tutigeze tubona abigishwa batuma ngo mugende mutaburira ibintu, ahubwo bavugaga ati mugende mwirukana abadayimoni mu izina ryanjye, twirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Nta kindi. Nuvuga ngo rero niba baguteze cyitwa umutego wa kirozi, tego laki cyabo, birashoboka ko nshobora kugutega umutego wa kirozi, nkaza ku gipangu iwawe, nkanyanyagiza utuntu, ngatongera, namara gutongera nkigendera. Wowe kuko mu mwuka rero ufatika mu mwuka, uzaza uhatambuke bigufate. Ariko niba udafatika mu mwuka uzatambuka ntibigire icyo bigutwara. Noneho mu buryo bwo gusenga rero ntago bizakenera ngo niba ngo ari ahantu bashyize ibintu ahantu runaka ngo nze mbicukure. Isengesho ririhagije, operasiyo y'isengesho, atari operasiyo yo kuvuga ngo ndaza ngo ncukure, ngo ndaza nkore ibikorwa runaka aho ngaho. Operasiyo y'isengesho, dukora mu operasiyo mu mwuka mu buryo bwo gusenga. None se niba umupfuma ashobora kuba ari hano muri iki gihugu, yego, akavura ngo uri muri Amerika, ujye ubyumva ngo kuri telefone, isengesho ryohereza ku muntu uri muri Amerika, uri ahantu runaka, ibidayimoni bikavuga kandi akaboga. Rero ni ukuvuga ngo rero nibyo Yesu yavuze ngo igihe kirageze cy'uko abasenga data musenga mu mwuka no mu kuri. Dukorera mu mwuka, ntabwo dukorera mu mubiri. Iyo ibintu rero byo mu mwuka byavuye mu mwuka bikaza mu mubiri, abantu bakaza bagataburura, menya ngo uwo muntu niba wowe tureba waragiye ugambaza abo bantu baza bagataburura ibintu wawe mu rugo, umenye ngo warazimiye cyane, uwe n'abayisikoro bo mu buryo bw'umwuka b'abapfumu bitwikiriye umwuka wa gipfumu, ariko nanone biyambitse izina rya Yesu Kristo, kuko barahari nk'abo ngabo bapfumura muri Yesu Kristo, bakaroga muri Yesu Kristo, bakaba ari abarozi. Noneho dusomera iryo jambo rero navugaga yuko ubwami bw'umwijima ntibutana n'imihango, ntibutana n'imigenzo. Uhera ku murongo wa mbere handitse umutwe w'amagambo uravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Namwe yarabazuye abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Abari bapfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Urumva bya byaha urumva ko bifite naho bihuriye n'imigenzo. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Komeza. Mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Aho ngaho Bibiliya irakwereka yuko hari umwami utegeka ikirere. Uyu mwami utegeka ikirere si umuntu, nta muntu wategeka ikirere. Uyu mwami Bibiliya ivuga ngo mugakurikiza umwami ugira gute? Utegeka ikirere. Uyu mwami utegeka ikirere, ariko urabona ngo yakoranaga nuvuga ngo ugendera mu migenzo n'imihango wese ahava akagera abafite gukomunikana n'umwami utegeka ikirere. Noneho reka wumva uwo mwami utegeka ikirere ninde rero? Ari we mwuka ukorera mu batumvira. Yes, Bibiliya isimusobanura, iravuze ngo niwe mwuka ukorera mu ki? Mu batumvira. Hakorerwamo iki? Uwo mwuka rero ukorera mu batumvira ninde? Si Satani. Satani ni ukorera mu batumvira. Urumva rero ko imigenzo n'imihango, ahantu hose hari icyitwa imigenzo hakaza imihango, haba hari antene cyangwa umunara w'umwami utegeka icyo kirere. Uwo muntu aba akorana n'imyuka ikorera mu kirere. None rero si imyuka ikorera muri icyo kirere, nibyo nagarutseho mu gihe cya Danieli. Iyo nari ndimo mvuga ngo biterwa n'isi y'umwuka yawe uko imeze, ushobora gusenga usengera mu kirere gitegekwa n'umwuka runaka. Noneho igihe usenga uhamagara ibisubizo by'amazi cyangwa usenga ibisubizo byawe bigafungwa na wa mwami utegeka cya kirere uherereyemo. Noneho rero ukaba warasubijwe kera, ariko utazi ko igisubizo cyaheze muri cya kirere cyawe cy'umwuka. Bisaba rero, niyo mpamvu Bibiliya tubwira gutitiriza, guhozaho, gusenga ubudasiba, gusenga ubudahwema. Muri za Yesaya 60 haravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe, nimugahweme nimukamuturize. Kuki Imana igusaba kugira gute? Kutayituriza. Nuko ikomeje kuyisenga muri za ntambara z'umwuka wo utarasobanukirwa. Kuko Daniel asenga ntabwo yarazi cyari kiri kujya imbere mu kirere cyiwe, ariko
yagize ishyaka ryo gukomeza gusenga, ntabwo yagarukiye ku munsi wa 21. Intego ye yari iminsi 21, ariko ageza ku munsi 21 ataragerwaho n'igisubizo. Bimusaba ko yanshena akomeza gusenga. Ku munsi wa 24 marayika azanywe no kumubwira icyajyaga imbere mu isi y'umwuka. Bidusomere naho wenda tujye muri Daniel mu gice cyaho cya 11. Hera kwa 11 hita usimbuka usoma wa 11. Arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira. Haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera ko arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'ubuperesi. Urumva uyu marayika ubutumwa muhaye. Ariko urumva atangiye amubwira ngo umunsi washishikariyeho cyangwa watangiriyeho gusenga niho wumviswe. Umaze no kumvuka yewe ndanamanuka ndaza. Maze kumanuka ariko mara iyi minsi yose mbuzwa n'umwami w'ubuperesi. Uyu mwami w'ubuperesi rero nta mwami w'umwana w'umuntu wabuza marayika gutambuka. Nuvuga ngo uyu mwami w'ubuperesi burabizi ko ubuperesi ariyo Irani y'ubu. Ni umwuka wategekaga icyo kirere mu isi y'umwuka, wategekaga icyo gihugu mu isi y'umwuka. Watangiriye nde? Uyu mumarayika. Uyu mumarayika rero nawe akubwiye yuko byabaye ngombwa ko atabarwa. Nari ndimo mvuga yuko mu ijuru abamarayika bararutanwa, bari mu nzego. Niyo mpamvu ubona ijambo rivuga ngo mbona marayika ukomeye, ngo mbona marayika ufite ubutware. Nuvuga ngo hari abamarayika b'ubutware, hari abamarayika b'ubushobozi, hari abamarayika bafite imbaraga, hari abamarayika bakomeye. Nusenga rero abagomba gusobanukirwa ahantu ngeze ndasenga gute, ndatabaza nte, nkeneye uwuhe mu marayika ugomba kuza mu buzima bwanjye. Ese ni marayika w'ubutware ko ndi kurwana n'ibinyabutware? Aho ngeze nkeneye abafite ubutware bundenza. Reka nkubwize ukuri Ivode, ibyo bya bindi wahoze uvuga ngo umuntu yakwisengera. Nta mutwe umwe wigira. Byanga bikunda uzasanga ukeneza. Niba marayika akenera sapoti, uyu mumarayika hano arakubwira ngo marayika Mikayeli azanwa no kuntabara. Worinde utakenera sapoti y'abandi bantu. Niba kuko marayika hano atubwira ngo maze marayika Mikayeli wo mu bantu bawe aza kuntabara imbere y'amashitani, imbere y'umwami w'ubuperesi, ari ryo shitani ryategekaga icyo kirere, ryari ryatangiriye marayika. Noneho wowe urinde ritatangira. Rega hari abantu badatekereza mu rindi ruhande bakibwira ko Satani adafite imbaraga. Satani afite imbaraga mu bwami bwe. Niba yarazamuye Yesu, birava ngo aramuzamura amugeza ku gasongero k'urusengero, ngo aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana simbuka. Mu yandi magambo Yesu yisanze ari kuzamuka yurira urusengero paka yisanga hejuru mu kirere ku gasongero k'urusengero, ngo aramufata aramuzamura. Wowe urinde Satani atafata ngo azamure? Urinde Satani atafata ngo azamure? Hari abantu bibwira Satani mu ruhande rwe afite imbaraga, ariko imbaraga ze ziri hasi y'iza Yesu, ziri hasi y'Imana ihoraho, yaratsinzwe. Ndagira ngo nkubwe ngo rero hari igihe biba ngombwa ugakenera sapoti, kuko mu mwuka tubyemeranyeho. Nk'uko ubona tutangana mu myaka, n'abantu niduhuza impano, no mu byimba ntitungane, no mu mbaraga z'ubumana ntabwo tuzinganye. Ntibibaho, ntabwo twanganya imbaraga mu bumana. Ni ukuvuga ngo rero sasa hari aho ushobora kugera ugasanga urimo urarwana n'amashitani akurusha imbaraga, bitewe n'ibihe ubamo usenga n'ibihe. None se reka nkubaze, niba hari umuntu ushobora gufata iminsi 77
yego, cyangwa se agafata amezi 3 yiyiriza ubusa afata akantu gato ku manywa nijoro gusa. Wowe ushobora gukubita ukwezi kose utarya bambe urye, urumva umuntu umuzanganya imbaraga. So hari ahantu rero ugera ugasanga ukeneye izindi mbaraga, ukeneye ubundi bufasha, ahubwo ni igihe cy'Imana cyageze. Iyo Imana igiye kugutabara, hari abantu bitiranya imikorere y'Imana. Nibi iyi Imana igiye kugutabara izana umuntu wo kugufasha, igukonekta n'umuntu wo kugufasha. Nje nkunze no kwigisha kubwira abantu nkabagira inama, uyu usenga usaba umugisha w'Imana, hindura uburyo usenga mubwira Imana ngo Mana muza n'umuntu w'umugisha wanje, nkonekta n'umuntu w'umugisha wanje, katagura connection zintera umuvumo. Imana ikagenda igutandukanya n'abo bantu baguteza, kuko Satani ni mu bantu n'Imana ni mu bantu. Ntabwo rero mu ruhande rwawe, reka nkubaza, urimo mbwira ngo umuntu yakwibohora. Tugaruke mu gihe cy'ipfa rya Lazaro. Lazaro arapfa, amaze gupfa baramushyingura, ariko mu mico y'Abayuda uburyo bashyinguragamo babohaga umuramba bakawuzirika. Yesu amaze kumati Lazaro, aho ngaho mpunze kwigisha isengesho ryo kuzura umuntu. Hari abantu buriya bibwira ko kuzura umuntu ari ibintu bikaze. Wase kuzura umuntu ugiye vuga ko atari ibintu bikaze? Ntago bikaze, biroroshye. Wamaze gusobanukirwa ngo umuntu ninde, hapfa iki, ukamenya uburyo bwo gusengera wapfuye, kumugarura byakorohera. Ufite umutima wejejwe, ukaba ufite umutima ukiranuka, ukamenya ngo umuntu ni iki. Ko tutarabona abantu bazura abantu, umuntu apfa gute? Ko tutarabona abantu bazura abantu. Ikibazo nuko utizera ko abantu. None si ikibazo nuko Yesu atagikora. Wibuke ko Yesu akorera mu bantu, yabuze abakoreramo rero. Yabuze abakoreramo gute? Bitewe no kwizera kwabo guke. Yabuza kuko Yesu akorera mu kwizera kwawe. Niba kwizera kwawe kukumvisha ko uwapfuye atazuka, ntabwo yazuka, ntuzabona Yesu azura. Ariko niba kwizera kwawe kukumvisha ko bishoboka ko uwapfuye yazuka, atazazuka mu gihe cy'umuzuko, ahubwo n'aka kanya yazuka. Kuko Marita mu magambo yateranye na Bamariya bateranye na Yesu, baramubwiraga bati turabizi yuko musaza wacu azazuka mu gihe cy'umuzuko. Niko bamubwiraga. Nuba bari bafite kwizera ko azazuka mu gihe cy'umuzuko. Niba kano kanya ushobora kwizera ko umuntu wapfuye, umubiri ugahinduka ivu, ugahinduka igitaka, cya gitaka bakagaruka bakacyubakisha inzu, bakagikatamo icyondo, cya cyondo bakacyubakisha inzu, ugasanga nyine wa mubiri w'umuntu wahindutse igitaka bawugize gute, bawubakishijemo inzu. Ukizera ko uwo muntu azazuka. Ni gute umuntu ugifite umubiri muzima utarabora? Kuko niba abantu batagira kwizera gutya, ni gute uwo muntu atagaruka, atazuka? Ni gute Imana yazazura abo bantu bapfuye kuva isi yaremwa, upfuye ako kanya Imana ikabitabasha kumuzura? Iyo ni kode rero Satani yashyize mu ki? Mu bakristo, ayishyira na bamwe mu bakozi b'Imana. Noneho kwizera kwabo kugira limiti, gushyirwaho imipaka. Noneho gushyizweho imipaka bituma Yesu atagaragara mu kwizera kwabo nk'uzura abantu, ariko Yesu yazura abantu. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumenya ngo umuntu ninde. None se upfuye ni iki, bigenda gute? Gupfa ni iki? Ukamenya gupfa ni umwuka utandukana n'umubiri, umwuka w'ubugingo utandukana n'umubiri. Ariko ndamutse mpamagaye wa mwuka w'ubugingo ukagaruka mu mubiri wawo, ndivyo twita kuzuka. Ni igihe umwuka w'umuntu w'ubugingo wagarutse mu mubiri w'umuntu. Noneho hagati aho ngaho rero umenye utibwira hari komba, hari intambara mu isi y'umwuka aho ngaho. Ugiye kuzura umuntu bisa nyine ni intambara yo mu mwuka. Noneho rero bitewe nuko abantu batigishijwe ngo bamenye neza basobanukirwe, bumva ko ibyo bintu bidashoboka. Rega kwizera kugendana no kumenya. Niyo mpamvu biravuga ngo kwizera no kumenya rwose. Bisaba kugira ngo ufite bwa bumenyi, ubizi neza, ubisobanukiwe. Bisaba gusobanukirwa gupfa niki, noneho kuzuka niki. Noneho sasa birumva ni ibintu biri simple wamaze kubisobanukirwa. Tuvuye aho ngaho rero mu mwuka rero, urumva ko Danieli yarasenze mu gusenga kwe, amara umunsi wa mbere nta gisubizo arabona, ariko ntazi mu isi y'umwuka ikiri kujya imbere. Uwa kabiri kugeza ku munsi wa 20 ntazi ikiri kujya imbere.
ku munsi wa 24 niwe marayika mutumweho aratangirwa, ariko urumva yaba marayika yaje ku munsi wa mbere amara iyo minsi 21 ahangana nabo bami b'Ubuperesi. Ariko gutitiriza kwa Daniel gutuma marayika Mikayeli amanuka gufasha wa mu marayika. Nukuvuga ngo rero mu isi y'umwuka haba intambara ziteye ubwoba. Ntabwo rero wambwira ngo ibyanditse biravuga ngo bigira umumaro kutwigisha. Ibyo byabaye kuri Daniel, Imana yemera ko bibaho kuri Daniel, birandikwa kugira ngo twebwe twige biki gihe tumenye ko ari umwuka ushobora gutangira ibisubizo by'amasengesho yawe. Noneho bigasa bitewe n'ikirere ukoreramo, nanone kandi bitewe na yasi y'umwuka yawe ukwiri. Niba mu isi y'umwuka yawe ugifitanye connection n'imizimu imiryango utaraca muri deliverance, urumva nyine byanga bikunda wa mu marayika kugira ngo akugereho nibikunda. Ikirere cyawe kiba kiri under control, kiba kiri hasi, kiri munsi y'ubutware bw'imbaraga z'umwijima. Kugira ngo rero ibisubizo bikugereho nukuba waramaze ikirere cyawe gigomba kuba kimaze kugira gute, kuba nacyo ubwacyo kuba delivery, kimaze kubohorwa, kimaze kwamburwa Satani, kimaze kwamburwa abadayimoni. Ibyo byose rero nibyo mvuga kandi nsobanura, havuga ngo biroroshye cyane ku muntu utaraciye muri deliverance kabone niyo waba uhanura gute, niyo waba uvuga ubutumwa bumeze gute, igihe cyose utarava utaricomora mu isi y'umwuka yo mu miryango yiwaye, umupfumu azagushika bikundi cyane. Umuntu azagutanga igitambo bikundi. Ubugingo bwawe nibwo atatanga ngo bikunde, ubugingo kuko baba bufitwe na Kristo. Ariko umubiri wawe hano mu isi yawe utanga igitambo bigakunda, ugasanga upfuye imburagihe. Umubiri wawe watambwa igitambo ugasanga urwaye indwara zidacira, kuko hari indwara zimwe na zimwe abantu barwara batabizi, ahubwo ari imibiri yabo yatambweho ibitambo. Noneho imaze gutambwaho ibitambo, tuvuge urugero kugira ngo wumve niki batangaho igitambo, ni gute umuntu atangaho igitambo. Nge ndashaka kurama, ndashaka amagara meza. Niba nshaka amagara meza njya kwa Satani. Kwa Satani noneho zo akavuga rero sasa tubiteze nde ibi birwara, niwe byari gufata, niwe wari kuzarwara izo za diabete n'amakansa n'ibindi. Ariko wowe ntubishaka, urashaka kurama, ubwo ugatanga umubiri wa runaka. Nuvuga ngo ibyo nakagombye kurwara, niba wowe ngutanze bikaba ari we bifata. Nuko nguko mu mwuka. Ariko niba wowe waramaze kumenya gusenga kandi warabohowe, waraciye muri deliverance, ukabuzi gusenga bya bindi wahoze uvuga, nakubwiye ngo niba abigishwa ba Yesu baragiye bakabwira Yesu ngo twigishe gusenga ni umwuka wera ubikwigisha. Cyangwa se ukaba wabyigishwa nanone n'undi muntu Imana yagiriye ubuntu wabihawe n'umwuka wera. Ntabwo ari ugupfa gusenga rero gutyo gusa. Yego basa ndumva inyigisho ndumva ari nini cyane, ahubwo reka ubutaha tuzayikomeze utwigisha ukuntu umuntu arwana intambara zo mu mwuka. Yes. Nuvuga ngo bizaba ari nka suite y'iki ngiki twarimo dukora. Ubashe kudusobanura nyine ko intambara zose ari mu mwuka, ariko ubutaha noneho tuzigane gute umuntu yarwana izi ntambara. Yes. Yego basa turakoze cyane. Ku muntu wifuza kukuvugisha muhe contact. Wakwifuza kumvugisha ni 0782 70 65 42 0782 70 65 42. Yego. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.